bakunzi bacu turabasuhuje ndi kumwe na coach umeze ute? Meze neza. Urakomeye? Tumaze gukora siporo ibintu byari biryoshye hano kuri site ya Nyamirambo. Uriyumva ute nyuma yo gukoresha abanyarwanda siporo? Meze neza. Free kabisa. Meze neza. Wow, byari byiza pe. Nabonaga abantu bishimye cyane. Of course. Wababonye ute? Nabonye bameze neza. Nabonye bari bishimye kuko abantu bo muri aka gace Nyamirambo, Nyakabanda, Kimisagara na Gitega babazi ibintu bya siporo, basobanukiwe ibintu bya siporo. Nabonye ari urubyiruko gusa rwiganje, harimo n'abakuze ariko urubyiruko rero rwiganje. Abakuru ubona kubera iki? Nihe message wabaha? Message nabaha nuko ari bo baroguje kuza bagakora siporo. Iyo batakoze siporo bo batangira kurwaragurika, bakarwara indwara zitunguranye zitandura. So barobuje kugira ngo baze bakore siporo. Turabinginze, turacyabakeneye cyane. Nta kuryama mu rugo. Siporo ntago ari iz'abantu bagize babana gusa, n'abantu bakuru. Yego coach, ntago ndi bushake kugutinza cyane, ndakeka uranarushye. Umujyi wa Kigali wagutumye. Nakaye kamaro ka siporo ubundi muri rusange? Kamaro ka siporo no kugira ngo tugere umubiri mwiza, tugire ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. So iyo ukoze siporo nta gupfa kwandura indwara iyo yose. Wumva umerewe neza, uriya umerewe neza, n'akazi ukora wumva uri free, umeze neza. Turubirije kugira ngo dukore siporo. Siporo ikumira indwara zose zishoboka. Yego. Buri Afrique ukwibaye bagenda ba deploying abakozi. So turashimira rero muri Kigali, turashimira akarere ka Nyarugenge kaba kabifashijemo, turashimira Jibu yitabiriye kutuzanira amazi. Turashimira ndetse na hano ku ruhande rwose amatimu ari hano yose yitabiriye uyu munsi. Turashimira ubuyobozi bwacu bwose, turabushimira kuko babwiye dufashije kugira ngo ino Afrique igende neza. Yes, ubu rero ubutaha nabwo tuzagaruka kandi dufite nimba harimo n'abayobozi dufite message y'umujyi wa Kigali batangira kuyitubwira. Murakoze. Abantu bazana imbwa hano muri Afrique izo zikingiye ntabwo byemewe kuzizana. Reka twakire umuyobozi rero waba uri hano atugezeho amatangazo. Mwaramutse neza. Intore cyane kuza. Ntabwo hari ikintu nagira ngo tujyane nyuma y'isanzwe dufite by'isuku, umutekano n'umurimo unoze. Turimo kugira icyaha cy'abantu bafata abana ku ngufu. Babyeyi tubyiteho, niba hari umwana ugiye umugoroba tumerekeze ahantu tubona hashobora gutera ikibazo abana, tumenye ko tutagomba kuhanyura. Ariko ubwo n'ahandi twasanga akagurupe k'abasore k'isoresore ziri aho tubona tutazi icyo zikora, tumenyeshe ubuyobozi kugira ngo twirinde icyo cyaha kirimo kirazamuka cyane. Ikindi rero nabifuriza icyumweru cyiza. Murakoze cyane. Ese tumeze ute? Meze bon. Agasiporo kari kameze gake. Kari kameze neza cyane. Byari sawa? Byari sawa. Uriyumva ute nyuma yo gukora siporo? Ubu bameze neza, ndiko mu mubiri wanjye uri gutembera neza, nta kibazo. Umbaye fitness. Wow. Siporo ubundi kumara iki? Siporo rero ituma ntagira amavunane, ngenda kurwaragurika buri kanya, nkirirwa meze neza, mfite imbaraga. Niki wabwira abanyarwanda muri rusange batitabira umunsi wahariwe gukora siporo? Ndakagura abanyarwanda bose kujya bitabira siporo. Siporo ni nziza cyane. Nziza kuri buri muntu wese, si ngombwa ngo umwana n'umuntu mukuru wese akitabira siporo. Wow, wakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Komera cyane? Ya makuru ni amahoro. Umaze kudutoza sport, byari bimeze bite? Wabonaga abanyarwanda bitabiriye siporo bafitiye vibe? Urebye ukurikije izindi site tujye tugera tutozamo, ino site ya Pele Stadium iragerageza gukora cyane. Yari vibe kabisa. Ewa ni vibe. Kandi bagize n'abakoca beza b'abasore kabisa. Barabakubitira bararasira. No kandi kakamoni. Ibintu ari siporo. Biraryoshye, bahageze abantu bitabiriye pe.
byinshi yego dushimira kugira ngo bajye bakomeza bajye bazi umujyi wa Kigali badutumye natwe tugomba kuza tuhasanga abantu tukabahasanze urumva ntabwo siporo zakora banishimye cyane gira message utangariza abanyarwanda muri rusange ku bintu bijyanye na siporo nuko siporo ari ingenzi siporo n'ubuzima iyo ukoze siporo nta mavunane nta ndwara mbese nta kintu na kimwe ugomba guhura nacyo donc ushobora kumara nk'ukwezi nta ndwara n'umwaka washira iyo ukora siporo so turasaba abantu rero kugira ngo bakomeze bahozeho bakora imyitozo ngororamubiri bakora siporo kuko kugira bagire ubuzima bwiza burya ngo uretse n'umubiri usanzwe burya ngo n'ubuzima bwo mu mutwe bugenda neza byose bigenda neza ko urumva uba fresh umubiri amaraso aratembera muri wose ubwonko bugakora nicyo kintu cy'ingenzi niyo mpamvu siporo ibigomba gukorwa bashishikariza abantu kugira ngo bakore siporo coach wakoze cyane asante Okay, sawa. Mukiramba ka distance hagati yanyu muri kugongana. Ariko abandi bo gukora bihagarara abandi bihagarara. Tunakuaje bana? Yaona nyimbo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abandi 1 2 3 akaguru k'iburyo ibumoso niko kari kudansinga akandi asa nk'ukicaraho akaryo kicayeho urekure akaguru